Ikaze mu isomo ry'uyu munsi, amazina nk'uko bisanzwe nitwa King. Hama isomo ry'uyu munsi riragoranye kuko ibintu ngiye kuvuga birakomeye, ariko kubera ko ari byo umuntu aba yarahamagariwe, ni ngombwa ko tubibyigisha ariko mu nzira yo kugira ngo abantu bahinduke, dukorere Imana mu kuri no mu mwuka. Ngiye gusoma liste y'ibintu Imana itugayaho. More specifically muri community mvamo, ariko cyane cyane muri rusange mu bakristu, abantu biyitirira yuko bari bamwe mu b'Uwiteka yatoranyije, bitirirwa abana b'Imana. Ariko cyane cyane ndibanda kubomvamo kuko n'abantu nkunda kandi nifuza ko twasubira ku Mukiza, umwami wacu wadutoranyije, akadukunda, akadupfira, akatubera umukiza. Iyi liste ifite ibintu byinshi, hari bimwe ndi busobanure, hari bimwe ndi busome gutyo ko byumvikana, and I hope yuko bizagira icyo bibamarira mu gukura mu isi y'umwuka. Ikintu cya mbere, kuba hamwe ako tudahuje umutima. Iyo ngenzuye amatorero menshi, ndavuga mu mitima y'abantu, nkanavuga n'itorero rusange, izi nyubako tubamo, abantu benshi turi hamwe, turegeranye, turabonana, turajana, ariko imitima yacu iri kure, ntiri hamwe. Iyo dusomye Bibiliya tubwira yuko umwuka wera yamanukiye abigishwa kubera ko bari hamwe, bahujije umutima. Twebwe turi hamwe muri iki gihe, ariko ntiduhujije umutima. Imitima yacu iri ku by'irari, iri ku byo twifuza kumva, ariko ntiri hamwe kugira ngo twumve icyo umwuka ashaka kuvuga. Icya kabiri, kumva ibyo umwuka abwira amatorero ariko ntitubyumvire. Kumvira ni ugushyira mu bikorwa. Iyo urebye cyane nka community mvamo, turi abantu bakunda Imana pe cyane, kandi twumva amagambo avugwa, inyigisho zigishwa, ariko kubishyira mu bikorwa naho ngaho umutima n'umuti w'icyo twakagombye gukira. Mu yandi magambo, twumva byinshi ariko dukora bike. Niyo mpamvu abantu benshi bakijijwe ariko batahindutse. Ikintu cya gatatu, gukundisha Imana akanwa ariko imitima iri kure. Icyo kirasa n'icya kabiri, ariko ndabitandukanya. Akanwa ni gukundisha Imana akanwa ni mu buhe buryo? Mu ndirimbo, kubyina, dukoresha umubiri, gusenga, tugasenga nk'abafarisayo basubiramo ibintu, basenga bagaragara, basenga kubera ko abandi basenze, tugakomeza gukundisha Imana akanwa n'ibigaragara, ariko imitima yacu iri kure. Icyo ni icya gatatu Imana itugayaho. Icya kane, twishimiye kuvugwa neza no gukundwa n'ab'isi, ariko abenshi twanze umuramyi wacu mu kwitondera amategeko ye. Iyo usomye Bibiliya itubwira yuko Yesu abwira abigishwa ngo nibagende bigisha abantu kwitondera amategeko yabigishije. Twebwe twishimirwa kuvugwa neza kubera ko dufite status, dufite izina, dufite ibikorwa turimo turakora, yaba mu kuvuga ubutumwa, yaba mu kwigisha, yaba mu kuramya, yaba mu guhimbaza, tugashaka ibyo byubahiro, ariko tukiyibagiza kwitondera amategeko y'Uwiteka. Avuga ngo twicishe bugufi, ntitukasebanye, ntitukavuga amagambo yo kwivuga ubwibone. Ugasanga twishimiwe kuvugwa neza no gukunda iby'isi n'ab'isi, ariko abenshi tukanga umuremyi wacu mu kutitondera amategeko yiwe. Kuri icyo ngicyo harimo ibyo dukora byose tubikorera dushimwa n'abantu mu nyungu zacu. Mu yandi magambo, dushaka gushimwa n'abantu mu nyungu zacu, ariko turi mu nyungu z'ubwami. Icyo ni icya kane. Icya gatanu, ntitukibikira ijambo ry'Uwiteka mu mitima yacu ahubwo twabitsemo ibicocero, amakomedi, udutwiko two kuri social media, ndetse n'imigambi mibi.
buriya umukiranutsi abeshwaho no kwizera, kandi kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ibyo wumvishije mu ijambo ry'Imana nibyo twakagombye gushyira mu bikorwa. Ariko muri iyi minsi urabona ko abantu batashizeho twa tuntu tw'emoji turira, batashizemo amakomedi yo kuvuga ibintu bisekeje, abantu ntabwo bakurikirana. Bakeneye ibintu bibaruhura imitima, ariko ibyo bintu bibaruhura imitima bikaba ari ibyo mu isi, kuko nibyo bashaka, nibyo mu isi. Uwiteka akavuga ngo tubikire ijambo ryo mu mutima, nk'uko Yobu yasenze akavuga ati, na Dawidi avuga ati, Dawidi niwe wabisenze ko aravuga ngo nabikije ijambo rya mu mutima wanje kugira ntazagucumuraho. So natwe icyo kintu nicyo tubura. Dufite amakomedi, abantu bandika amanote y'amakomedi, bagafata ibintu bifasha kamere kuruta uko byafashe iby'umwuka. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ko iby'umwuka byangana n'ibya kamere, n'ibya kamere byanga iby'umwuka. Icyo ni icya gatanu. Icya gatandatu, ntitugifite umutima wo kuba icyitegererezo cyo kudahinyura ubusore bwacu, ahubwo ibitugayisha ku Mana n'abantu niyo ngiro ya benshi. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Iyo ushaka kuba icyitegererezo mu basore bagenzi bawe, ni uko ugendera mu nzira y'Uwiteka, mu mategeko yiwe, mu rukundo rwiwe, mu bushake bwiwe. Noneho isi ikaza ikatubwira ati genda gutya, tugafara combination y'iby'isi n'iby'ijuru, tukaba akazuyaza mu yandi magambo. Abasore benshi nuko tubayeho, turi utuzuyaza. Uwiteka akatubwira ngo tube icyitegererezo muri bagenzi bacu, aho kusirimba ngo ukubite amasitile, which is okay, ntubuze umwuka uri mu muntu, ariko iyo bibaye rimwe kabiri undi akabizana, hari igihe umwuka ugenda utagaciro. Kandi umwuka ntuzi ukorera mu rusaku. Iyo ushaka kuvuga iba ahantu hatuje. No mu rusaku irahavugira, ariko atenke hari ukuntu tubikora bikagenda bigata inzira y'Uwiteka, bigatangira kudukuraho kuba icyitegererezo. Cyane cyane ndavuga mu basore. So iyi umurongo wa gatandatu turavuga ngo ntitugifite umutima wo kuba icyitegererezo, ntitukigira kubaha badukuriye, ntitukigira kumva yuko tugomba kwiga tukaja mu birenge by'abatubanjirije bakatwigisha, ahubwo twumva ko twamenye dushaka gukora, nta muntu watuvugiramo imbaraga ubusore bwacu tubikoreshe. Ariko Uwiteka akavuga ati genda gahoro, hari abakubanjirije. Icyo ni icya gatandatu. Icya karindwi, amatorero yacu menshi aho kubaka ku rutare rw'ijambo ari rwo Yesu Kristo, rwubatse ku musenyi w'amarangamutima, rwubaka ku musenyi w'ikivandimwe, rwubaka ku musenyi w'ibitaramo bidafite umusaruro, ndetse bubaka no kuri za sebeni n'udusinda n'udusirimba ngo subizamo aho ngaho twari tugeze. Ibyo ngibyo Uwiteka arabigaya. Icya munani, ntitukiyobowe n'umwuka, ahubwo abenshi bayobowe n'ubwoba na kamere n'amacakubiri n'irari ry'umubiri, nibyo bifashe inkoni y'ubuyobozi mu matorero menshi. Uko mubizi nigisha hejuru y'ubuyobozi, abayobozi batinye abayoboke, n'abayoboke nabo baragumuka, n'abandi bayobozi bakora neza ariko bakabangamirwa n'abo bayoboye. So it's a two-way sword, ariko byose bikatuganisha kuri point yuko muri ubwo bwoba buri hagati y'abayobowe n'abayoboke hajemo kamere, hazamo amacakubiri, hazamo irari ry'ibintu n'abantu, ni ibidukura ku Uwiteka byose. Bimwe biri muri bya bindi Uwiteka bitandatu cyangwa birindwi Uwiteka yanga, aba ari byo byinjira bifata ubuyobozi, inkoni y'ubuyobozi. Icya cyenda, ntitukire umuco w'isi, kubera ko ijambo na jambo ubwe bitakiri muri twe. Ijambo ritubwira yuko nimuba muri nje nanjye nkaba muri mwe, amagambo yanjye akaba muri mwe, icyo musaba cyose. Nyamara ku Mana ibyo byose dukora byo kutaba umuco w'isi, kubera ko ijambo ritari muri twe, byatugize abagawa, twaragawe. Icya cumi,
kugenda tuvuga mu mpera z'isi zose turabishoboye, ariko mu Giputa n'ubutayu ntibiratuvamo. Kanongera mbisubiremo, kugenda tuvuga kugeza ku mpera z'isi turabishoboye, twibwira tutabwira abandi, turabishoboye, ariko ubutayu na Egiputa n'ibitekerezo byo muri Egiputa ntibiratuvamo. Icyo nshaka kuvuga ni iki: twageze mu bihugu bikize, bikeneye ubutumwa. Aho kubaha ubutumwa turongera turabwiha. Ni nko gufata inoti imwe ukayikura hano ukayishyira hano. Twama dufata ikigishwa, iryo jambo rivuga ngo tuzavuga ubutumwa kuva hano muri njyewe ndavuga aho ntuye muri city, state n'igihugu, nkaja kugeza ku mpera z'isi. Twagiyeyo, ariko ibyo twagiye gukorayo bihabanye n'ibyo tubwirwa gukora. Icyo ni icya cumi. Icya cumi na rimwe, ntitukibona Imana, nyamara turi abanyamwete mu kugenzura no kumenya ibyo Imana yakoze nkaho itagikora. Kanongera nsubiremo, ntitukibona Imana, nyamara turi abanyamwete mu kugenzura no kumenya ibyo Imana yakoze nkaho itagikora. Mu yandi magambo, tuvuga ibintu byahise nkaho Imana itakiriho. Tugenzura ibishimishije imitima yacu bya kamere, kubaka amazu, amamodoka, ibiki, biriya byose, tukibagiza ko umugisha wa mbere ari ukumenya Imana. Kandi iyo Mana uko yahoze niko iri, ni nako izahora. Icya cumi na kabiri, twibesha yuko abasarura babaye benshi, tugahishwa yuko ibisarurwa ari byo bikiri bike. Mu yandi magambo, abasarura barimo kuba benshi, ibisarurwa twabigize ubwanza. Niki nshaka kuvuga? Abantu barimo baraharanira kugira amatitire, gufungura ama institutions, ariko izo institution ntiziharanire kuzana ibisarurwa abari kure y'Uwiteka, za ntama zazimiye. Aho narindi ku cya cumi na kabiri. Cya cumi na gatatu, kwiyimikira abiciye mu idirisha aho kunyura mu muryango. Icyo nshaka kuvuga ni iki: abantu benshi b'abayobozi biyimikiye cyangwa bashizeho abo babyumva kimwe, abo bakora kimwe, abo bagenda kimwe, kandi abo ngabo ntibace mu muryango. Hari igice kiba muri Bibiliya kidusobanurira yuko Yesu ari we muryango. Wenda abantu benshi ntabwo bakunda kugisoma, cyegeranye na hahandi verse ivuga ngo umujura ngo ntazanwa n'ikindi uretse kwica, kwiba no kurimbura. Mbere yo kwigera aho ngaho, Uwiteka Yesu, iryo jambo rivuga yuko Yesu ari we muryango, ngo abazaza bakinjira ngo azabahereza kwinjira, bakaja mu bwami, bakaba intama, bakamenya ijwi ry'umwungeri. So twebwe ikintu cyabayeho, abantu benshi twimikira ubwacu, biva mu marangamutima yuko bazadushigikira, bakaba banyuze muri rya dirisha, bakaba barenze igipangu, naho baje kurya za ntama, baje gusahura, baje kwiba. Kandi ibihembo byo kuba amasega ni uko intama zizatatana. Kandi icyo nicyo kibazo dufite.
Cya 14, mu nzu y'Uwiteka harimo ifeza n'izahabu, iby'ibiti n'iby'ibumba, nyamara ibiteye isoni nibyo biyoboye. Kanongere ngasubiremo. Mu nzu yitiriwe Uwiteka harimo ifeza n'izahabu, iby'ibiti n'iby'ibumba, nyamara ibiteye isoni nibyo biyoboye. Cya 15, aho gukora byose mu kuri no mu mwuka, twahisemo kubikora mu buryarya na kamere. Ntago tuza tureba impamvu turimo turakora ibyo turimo turakora n'umusaruro uzavamo kubw'inyungu z'ubwami, ahubwo tubikora mu kubonwa neza n'umusaruro tuzakuramo mu nyungu zacu. Cya 16, amatorero menshi ntakiri aya Kristo, ahubwo yabaye ayo kwa runaka na ba runaka. Kanongere nsubiremo. Itorero ntikiri irya Kristo ahantu henshi, ahubwo ryabaye iryo kwa runaka n'abo kwa runaka. Salomo aravuga ngo byose yarabigenzuye asanga ni ubusa, kuko murabyubaka Uwiteka akabisenya, kuko si ibyiwe ni ibyanyu, ukabiruhira ukabyitirira, ariko bikaribwa n'abatarabivunikiye. Niko Salomo yandika akavuga. Ikindi cyamwisha, abato n'abakuru turi kugana Sodoma na Gomora, aho kugana inzira y'i Yerusalemu, Betelehemu, no kuburira amaso ku mutabazi wacu Yesu Kristo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Iyo urebye ibikorwa byinshi dukora, ni ibituganisha mu nzira yo kurimbuka. Abenshi, ntabwo mvuze bose, abenshi, kuko imirimo yose dukora igana kuri kamere n'ibyifuzo byacu, aho kugana aho umwami yavukiye, ngo avukire muri Betelehemu, ari wo mutima wacu, kuko mu mutima niho harimo iby'ubugingo. Dufata uwo mutima tuwujana i Sodoma n'i Gomora gukora ibyo turarikiye. Mfite pointi nyinshi nasoma, ariko reka mbanze mbahereza izi ngizi muzitekerezeho. Hari zimwe zitazumvikana, ariko byose bizatugarure ku Uwiteka. Kanongere nzisubiremo. Lisite y'ibintu Imana itugayaho. Icya mbere, kuba hamwe ako tudahuje umutima. Icya kabiri, kumva ibyo umwuka abwira amatorero ariko ntitubyumvire cyangwa kubishyira mu bikorwa. Icya gatatu, gukundisha Imana akanwa mu ndirimbo, kubyina, gusenga, ariko imitima yacu iri kure y'Uwiteka. Icya kane, twishimiye kuvugwa neza no gukundwa n'ab'isi, ariko abenshi twanze umuramyi wacu mu kutitondera amategeko ye. Icya gatanu, ntitukibikira ijambo ry'Uwiteka mu mitima yacu pe, ahubwo twabitsemo ibicocero, komedi, udutwiko two kuri social media, ndetse n'imigambi mibi. Icya gatandatu, ntitugifite umutima wo kuba icyitegererezo cyo kudahinyura ubusore bwacu, ahubwo ibitugayisha ku Mana n'abantu niyo ngiro ya benshi. Icya karindwi, amatorero menshi aho kubaka ku rutare rw'ijambo ari ryo Kristo, twayubatse ku musenyi w'amarangamutima, w'ikivandimwe, w'ibitaramo bidafite umusaruro, wa za sebeni n'udusindano.
subizamo aho twari tugeze. Icya munani, ntitukiyobowe n'umwuka, nyamara ubwoba, kamere, amacakubiri n'irari biri muri twe nibyo byafashe inkoni y'ubuyobozi. Icya cyenda, ntitukiri umuco w'isi kubera ko ijambo na jambo ubwe bitakiri muri twe, nyamara twuzuranye umwijima w'ibigaragara nk'aho ari byiza mu bantu ariko ku Mana ari ibigawa. Icya cumi, kugenda tuvuga kugeza ku mpera z'isi turabishoboye, ariko Egiputa n'ubutayu ntibiratuvamo pe. Icya cumi na rimwe, ntitukibona Imana, nyamara turi abanyamwete mu kugenzura no kumenya iby'Imana yakoze nk'aho itagikora. Icya cumi na kabiri, twibesha yuko abasarura babaye benshi, duhishwa ko ibisarurwa ari byo bikiri bike. Abasarura barimo kuba benshi, ibisarurwa twabigize ubwanza. Ikindi, cya cumi na gatatu, kwiyimikira abaciye mu idirisha aho kunyura mu muryango. Ibihembo byo kuba amasega ni uko intama zabatataniyeho. Cya cumi na kane, mu nzu y'Uwiteka ifeza n'izahabu, iby'ibiti n'iby'ibumba nibyo byuzuyemo, nyamara ibiteye isoni nibyo biyoboye. Cumi na gatanu, aho gukora byose mu kuri no mu mwuka, twahisemo kubikora mu buryarya na kamere. Cumi na gatandatu, itorero ntirikiri irya Kristo muri benshi, ahubwo ryabaye iryo kwa runaka na ba runaka. Salomo akavuga ngo byose ni ubusa. Cumi na karindwi, abato n'abakuru turi kugana i Sodoma n'i Gomora aho kugana inzira y'i Yerusalemu, Betelehemu, no kuburira amaso ku mutabazi wacu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi ibahe ubwenge bwo gusobanukirwa iby'umwuka avuze.